Wangu Fashion TV muraho kandi murakomeye. Ngira ngo nkuko mubizi murabizi ko ndi mwarimu Emmanuel wigisha moto. Uyu munsi rero twaje muri studio, twaje mu kiganiro dufite uyu munsi, dufite n'umutumirwa muraza kumubona mu mwanya mutoya. Tugiye kuvuga akantu ku kandi kuri moto, bya bintu byose wajyaga wibaza kuri moto byose tugiye kubivugaho kuko ni umuntu w'inararibonye kuri moto. Tugiye kumwakira muri studio, ngira ngo tumuhe karibu muri studio. Karibu mutumirwa. Yego ndabashuje. Uraho neza? Urakomeye? Ndakomeye. Iminsi myinshi kabisa. Nago twaduherukanye. Okay. Mani shimwe kwa twongeye. Muri make rero hari abantu badukurikiye hano kuri Fashion TV, wababwira amazina yawe uko witwa nta kibazo. Ngewe nitwa Niyonshuti Emmanuel, ndabashuje abadukurikiye kuri no televiziyo ya Fashion TV. Urakoze cyane rero Niyonshuti Emmanuel, nongere guhikaza hano muri studio ya Fashion TV. Ni umunezero nanjye ndishimye. Haraciye iminsi myinshi cyane dufite ibibazo bitandukanye kuri muri make hari somo njya ntanga ryo kwigisha moto, ikinyabiziga cyitwa moto. Abanyeshuri benshi bagiye bagira ibibazo bitandukanye bibaza ese moto byinshi cyane. Nibyo rero nagutumirije kugira ngo tubasobanurire muri makeya, tubabwire se moto niki guhera hasi kugera hejuru, tubabwire kuko ndabizura inararibonye. Muri makeya reka rero ndumva twatangira ikiganiro. Reka turahera kuri moto, ubuzima bwa moto muri makeya. Ese ubundi moto uko yumva cyangwa se uko wayibonye, uko yizi, ubundi moto niki muri makeya? Moto ni ikinyabiziga gifite amapine abiri, kikagira amahembe afatishwa n'amaboko abiri. Ariko tutangiye tuvuga kuri icyo kinyabiziga, ubona ko polisi igikoreshaho kubashaka perime, igikoreshaho amakona, ikagikoreshaho umuzenguruko w'ikibuga, ndetse ikanagikoresha icyo bita demarage. Ubwo urumva n'ibizami bingahe? Bitatu. Ubwo ni bitatu. Ni ibizami bitatu. Icyo kinyabiziga rero wenda duhereye ku buzima bwacyo, kibanza gushyirwamo amavuta ariyo essence. Ikinyabiziga ukwaka essence irimo neza, ukacyatsa, wagenda gake kumva ko ufite feri ihagije, wakoma kurimo feri ukumva ko gifite ihoni, ukabona ko ibinyoteri byacyo bikora. Yimaze kubona ko ibyo bintu ari terebye, uravuga uti ngiye mu kizaha. Nese muri makeya murabizi ko turi mu isomo. Yego. Wowe ndabizi watangiye gutwara moto kera. Yego. Hari umunyesuri ejo bundi wambajije, reka namusuhuze, wowe iki kiganiro n'ugikurikirana uratubimenya, ngira ngo wigeze kumbaza ikibazo kivuga ngo hari moto kuna kutwigishirizaho yo gutera kiki watsa. Yego. Ngo ariko ngo hari n'izindi moto ngo batajya batsa bakakoresha ngo demareri ngo ugahita uhaguruka. Nagira ngo wenda ubabwire muri makeya iriya moto dukoresha twigishirizaho, ese iriya moto ni nayo dushobora dutwareho abagenzi mu buzima busanzwe? Okay, urakoze cyane, ndagushimiye ku kibazo cyiza. Nuko ngo moto ziriya twita AGS ni moto zikoreshwa vitensi na amburiyaje n'umuriro. Zitandukanye na ziriya bakanda zitagira amburiyaje. Ziriya zaje ubu ngubu nugukanda umuriro moto ikagenda. Okay, ukiraho ngaho uisuvuga ziraza umuriro arizo bita automatic. Ariko twakavuze twebwe wenda kuri AGS kuko ariyo tumenyereye twanakoresha. Oya, twahereye kuri za moto za kera. Yego. Nazo ndumva nazo zikoresha amburiyaje na vitensi niki. Harizo bita ngo TVC. Yego. Harizo bita mbwira muri makeya muri amoko ya moto. Hari TVC, hari bogiseri. Izo ngizo ndumva twazireka tukibanda kuri AGS. Dore impamvu nshaka kugira ngo ari uwamajije kubera iki utwigishiriza kuri AGS kandi twajya gutwara moto tugatwara izindi, bikaba ngombwa yuko ngo bajya kwihugura nanone kuri zo. Murakoze cyane. Uwakoje icyo kintu arasobanutse, afite mu mutwe. Yego, ako kantu rero niko nshaka ko usobanurira abagufashe AGS ni moto ibasha gukata
mu mahembe irayikata ku buryo ihembe rimwe rikora hano ku rubavu wayihindukiza ihembe ryawe rigakora mu rubavu ariko nk'iyo bita tevisi 75 ntabwo wayikata ngo ihembe rikore hano ikata bukeya wayigarura igakora bukeya kurya itazaca muri rya kona ubona rifidi rigizwe na santimetero na metero imwe ntabwo rero yo yabasha gucamo okay icyo kibazo rero abadukurikiye kuri Fashion TV ngira ngo murabyumva impamvu ubwo batazigishirizaho ntabwo zikata nkuko aje sigirite ikata okay icyo nacyumvishije none se hari itandukaniro hari gihinduka nimba yari fatiye amasomo kuri Agesa hari ikintu gihinduka mu gihe agiye gukoresha tevisi wenda bikaba byamwafekta kuba atarize tevisi akaza kwiga Agesa cyangwa byose ni bimwe uko moto zose ni kimwe icyo Agesa irusha tevisi igira vitesse eshanu ariko tevisi ikagira vitesse enye okay bra tevisi igira vitesse enye no Agesa ikagira vitesse eshanu okay naho bundi kuvuga ngo nigiye kuri Agesa ngo ngiye gutwara tevisi byose ni bimwe nta kibazo rwose okay sawa murakoze cyane none rero reka tugaruke rero ku banyeshuri ndetse n'isomo bari bamaze imisi biga hari igice cya mbere cyo kumenya ngo moto ni iki ukamenya iyo ariyo yose wamara kumenya iyo ariyo hari ikindi gice gikurikira cyo kuvuga ngo ese iyo tugiye kuyitwara ni ibiki by'ingenzi tugomba kuba tuzi kuri moto kugira ngo nawe dukurikiye kuri Fashion TV wibande ku icyo kintu iki kiganiro nakizanye kugira ngo byibura mufunguke mu bwonko mwumve ari amasomo mukurikira ese bundi buriya mwarimu ntiyaba yararenze akatwigisha mbere atari yabasha kudusobanurira niyo mpamvu rero nazanye iki kiganiro kugira ngo nawe ukirebe ngaho tubwire muri makeya ese ubundi moto kugira ngo wumve yuko nawe uri comfortable kuri yo ni ibihe ni iki cy'ingenzi kuri moto cy'ingenzi urakoze cyane niho cyagihe nahereye nkubwira ngo nimba ubonye moto iparitse hariya banza usuzume ko ifite essence wongera usuzume ko ifite iki essence wongera usuzume ko ifite ihoni wongera usuzume ko ibinyoteri byayo bikora numara kubona ko ibyo bintu ari byiza watse moto wumve ko yaka nimara kwaka uzashyiramo vitesse numara gushyiramo vitesse urekure amburiyage kumwe kose ubyigisha wumve ko moto igenda neza niwumva ibyo bintu ari terebye iyo moto yawe izaba yujuje ibyangombwa byose bisabwa izaba yujuje ibyangombwa byose uko bisabwa byo kugenda noneho nkawe nk'umuyobozi rero ndakumva hari icyo bakunda kwita amburiyage yego amburiyage imarira iki kuri moto imarira iki kuri moto hari icyo ubwo kugira ngo uze kuvireyo rimwe turashaka kugira ngo bisobanure byose hari amburiyage hari feri hari accélérateur umuriro yego muri makeya ibyo bintu ubundi si ibyo bintu ubundi bikoreshwa bite tubwire nko muri makeya wivunika reka nsobanurira abadukurikiye nuko ngo kano kaboko k'iburyo yego gafata icyo bita umuriro kano kaboko k'ibumoso kagafata icyo bita amburiyage aka kaguru k'iburyo urakabona yego ndakabona kaba gafite feri nayo y'ikirenge feri y'ikirenge aka kaguru k'ibumoso kaba gafite iki niko gashyiramo vitesse byumvikane rero ko ya moto yawe imaze gucunga byandi byose twavuze ukabona yuko byuzuye watsa moto ukayacisha akaguru k'iki k'iburyo warangiza ukagashyira hasi gakeya irimo iraka ugafata ku kariro gakeya ukazamura ka kaguru kawe k'ibumoso ugashyiramo vitesse ufite amburiyage iyo umaze gushyiramo vitesse ka kaboko k'ibumoso karekura amburiyage gahoro gahoro n'akariro gafite gakeya ukakumva moto iragiye nuko umunyeshuri bundi atangira yumva ikinyabiziga cye nawe rero ugatangira kuba kwitwara neza kugira ngo utagenda uhengama iyo wamaze kurekura amburiyage ufata akariro gakeya moto ikakomeza ikagenda neza ukona nta kibazo kumva mu kanya kugenda umenyera mu kanya gato ukabura umushoferi nk'abandi bose ubwo ruvuga ngo bishobora gufata nk'imisi nk'ingahe wenda kugira ngo iyo step yo kugira ngo byibura ube umenyereye
kumva ko moto yifite bigufata nk'imisi ingahe yakoze cyane ni ukuvuga ngo biterwa nanone n'umuntu uwo ari we cyangwa bigaterwa n'ubuhanga bw'umuntu yego ariko iyo ukurikiye umwarimu cyane urasobanukirwa wambwiye ko n'ubutaha uzantumira icyo kintu nicyo tuzibana noneho kuvuga kugira ngo wowe udukurikiye uzarusheho kudukurikira noneho wumva uko ugomba gutwara intugu zawe cyangwa igihimba cyawe kugira ngo ubashe gutwara moto vuba bitakugoye. Hari ukuntu twari igihimba kugira ngo ugende nguma wikubita hasi. Iryo naryo ni irindi somo. Iryo naryo ni irindi somo. Okay, ubwo ngubwo twa nshuti bakuzi ba Ngufa TV rero nyine nkuko umutumirwa ari kubitubwira koko muri makeya. Ngira ngo nawe wakurikiye video zatambutse ubushize mwabonye uburyo twagiye tubibigisha tuvuga ukuntu ugomba kubanza gufata amburiyaje ukatsa moto ugashyiramo fitensi ugahaguruka ukagenda uburekura kariro gakeya paka ugiye. Igihe rero kirageze twamaze kuyimenya moto twayimenye. Ese dushobora kujya mu kizamini cyane rwose? Aho ni sawa. Iyo umaze kumenya moto cya gimba cya kicaye kuri moto neza, moto ikagenda neza utagenda ugwagwana cyangwa ukoze ibirenge hasi, icyo gihe mwarimu wawe akakureba akakubwira ati fata kode. Aba yakugiriye icyizere ufata kode ukagenda ugakora ikizamini. Okay, reka tugaruke rero kuri bya bice wazumbwira bakoramo ibizamini. Wavuze ko ari bice bingahe? Bitatu. Wongera usubiriremo abadukurikiye kuri Ngufa TV. Ese ibice bakoramo ibizamini uko ari bitatu wongera ubabwire neza muri makeya. Ibice bakoramo ikizamini ubona ko iyo ugeze ku kizamini haba hari amakona. Yego. Icya kabiri ubona ko hari amakona ne baba bateye mu kibuga. Hakabikona uheraho ukora icyo bituma umuzenguruko w'ikibuga kugira ngo arebe ko uzi circulation uzi no kwangaja za vitesse twavuze zigera muri 5. Ikindi cya kabiri bakareba ko uzi gukoresha ibinyoteri kugira ngo arebe kuzajya winjira mu mihanda yinjira namwo ukoresheje bya bimenyetso by'ibinyoteri. Bakareba rero yuko ibyo bintu bizi. Iyo babonye ubizi nubwo ujya ku kizami. Iyo ni igika cya mbere cy'ikizami. Okay. None se icyo ni cyambere amakona bayavuze? Na yavuze amakona cya gatatu icyaka ni ukuzenguruka ikibuga. Icya kabiri ni ukuzenguruka ikibuga. Icya mbere ni ukuzenguruka ikibuga. Bavandimwe. Icya kabiri ni uguca mu makona. Icya gatatu ni kujya gukora demarrage. Okay. Kuzamuka ku buhaname handi. Hamwe haguruka utafashe fitensi. Yego. Ufite fitensi ariko ukirinda kugira gute ni demarrage. Cyo bita demarrage. Yes. Okay, tuti bakunze ba Ngufa TV rero ubwo ruvuga ngo ibyo nibyo bintu byatuma ujya mu kizamini wamaze kubimenya. Buriya rero murebe video yasohotse ejo, video ejo hashize yari video bigaragaza uko ikizamini kikorwa. Niyo mpamvu natumije uno mutumirwa kugira ngo abidusubiramo neza mu birebe. Tuzagaruka rero tubabwira none ese amakosa nayahe ashobora gutuma utabona perime yawe. Noneho rero nicyo kiganiro tuzabagarukiraho tubabwira uko bimeze. Urakoze cyane, ndabizi ko uri mwarimu wigisha ibinyabiziga. Yego. Muri makeya moto sinzi nimba ari n'ikiriki kandi kazi ukora kugira ngo babwire. Jewe ni ndi umwarimu wa moto, nkaba n'umwarimu w'imodoka ntoya kategori B na kategori A. Yego. Nkaba nanabashishikariza kujya muza hano ku Gisozi aho bita ku Kibanza mukahansanga tugakora kuko ngira ngo nawe hafite ibinyabiziga byinshi aho hano niho mwadusanga. Ndetse kuri icyo ngicyo nanababwira ngo ukeneye kumbaza no mu gikari ushobora gukoresha 0783 0783 0783 335 14. Yego. Izo rero nizo nimero z'uyu mutumirwa uramutse umukeneye hano kuri Ngufa TV cyangwa se umushaka kugira ngo muvugane ku rundi ruhande cyangwa se by'umwihariko wamuhamagara ku izo nimero. Ni umwarimu w'inararibonye yigisha imodoka, yigisha na moto ndetse n'amategeko y'umuhanda turayigisha mu bimenye. Abashaka kwiga amategeko y'umuhanda namwe ni karibu muze tubigishe ubundi mujye kwishakira kategori zanyu. Turacyari kumwe rero mu biganiro bitandukanye, turacyari kumwe mu mavideo atandukanye kandi ikindi nagushishikariza nimba ushaka kugira ngo ugire ubumenyi wunguka mu buzima bwawe,
turagusaba kugira ngo ukore subscribe, ukore like, ukore share, ubwire n'abandi, utumire abandi kuri Ngufashe TV ko ni televiziyo nziza yaje ishaka kugira ngo abantu bose bagire ubumenyi, bagire iterambere. Ngira ngo murakoze, tuzagaruka ku zindi video, ku bindi biganiro bitandukanye. Ciao ciao, murakoze. Sawa, urakoze rero, murakoze kuza muri studio yacu. Namwe murakoze. Yes, umundi musi tuzongera kubatumira rero muzitabira. Kandi rwose murabizi ko ibintu ari byiza. Uri inshuti yacu natwe twagutana tugomba kwitabira tukaganira. Tukabwira abanyarwanda ibyo bakeneye. Okay, sawa. Murakoze. Ciao ciao. Ciao ciao.